Nanone muraho neza abakunzi b'inkuru nshyashya TV. None aha tugeze ku gice cya gatatu cya bugingo bubiri mu mutwe umwe cyangwa bugingo bubiri mu mutwe umwe. Inkuru ni y'umukobwa wavukanye imitwe ibiri ifatanye. Umwe yari ari umuhungu, undi mutwe ari uw'umukobwa. Umutima wacitsemo ibice. Iki ni igice cya gatatu, mugikurikirane kandi wibuka gukanda subscribe. Nyuma y'imyaka ibiri yo kubaho wenyine, Neza yari yarahindutse umuntu utandukanye. Umubiri we wari umwe koko, ariko umutima we wari urimo ibice bibiri bidashobora kongera kubabarizwa hamwe. Ku ruhande rumwe yari afite Mugisha, umusore wari waramukundanye kuva kera, barakundanye ndetse barakundanye ubudacogora, witeguye kumwihanganira n'ububabare bwe bwose yigeze kugira. Ku rundi ruhande umutima we wuzuye igicucu cya Ndayisaba, muvandimwe we, inshuti ye. Igice cy'ubuzima bwe cyagiye itavuze amagambo ya nyuma cyangwa kitavuze amagambo ya nyuma. Ndayisaba uyu yari umwe mu mutwe umwe wari ugize Neza k'umubiri we. Neza ntiyari akimenya aho aherereye mu buzima. Ku manywa yabaga acecetse, ku ijoro akarira, mu bitanda bitari bigifite urumuri rumwe mu mitwe yari asanzwe azi. Umubabaro w'uburyarya bw'urukundo rero. Umunsi umwe Mugisha yaramuhamagaye aramubwira ati, Neza ndakwinginze, nta muntu uzigera akumva nk'uko ngufata. Wowe si uri urumuri rw'abapfuye, uri ubuzima bushya. Reka dukundane nkurinde, wereke ko niyo Ndayisaba atariho urukundo rutapfuye. Ariko mu mutima wa Neza ayo magambo yaramurakazaga cyane. Yumvishaga ko Mugisha ashaka kumwibagiza igice cy'umutima we. Mu by'ukuri Neza yari yatangiraga kwibaza, se koko Mugisha akunda we cyangwa akunda icyifuzo cyo kumwiharira? Se byaba ari urukundo cyangwa ari ukwifuza gutsinda urupfu rwa Ndayisaba? Amasaha menshi yamazaga yicaye imbere y'indorerwamo akibaza ati, se ndacyari umuntu cyangwa ndi igicucu? Ese urukundo rutagira uwundi wanjye rurashoboka? Ubugome bw'ikinyoma. Hashize amezi 3 Neza yatangiye kubona ibintu bitangaje. Yabonaga inyandiko nto mu bitabo bye, amabaruwa arimo amazina ya Ndayisaba, ariko byagaragaraga ko atari we wanditse. Umunsi umwe isaha ya 4 z'ijoro yumvise ijwi ry'umusore rikoma ku idirishya ry'icyumba cye. Yarahagurutse, umutima uratera cyane. Funguye idirishya asanga ari Mugisha, ariko afite urupapuro mu ntoki. Yamuhaye urupapuro rwanditseho ngo, Neza ntugatekereze ko napfuye burundu. Umutima wawe ndi amaraso yawe, urukundo rwacu ntiruzapfa. Yari Ndayisaba. Neza yarumiwe, araturika ararira. Yahindukiye abaza Mugisha, kuki uri kunkinisha? Ni wowe wabyanditse, sibyo? Ariko Mugisha yikomye mu gituza aravuga ati, ntabwo ari njye, wenda ni ikimenyetso cy'uko Agisitira ahari. Ntukabyiteho, reka njye nkunde wowe uhari. Neza yamuciye mu maso amubwira mu ijwi ririmo amarira n'uburakari ati, oya Mugisha, wowe uri kwisha inyuma y'urupfu rwa Ndayisaba ngo unshahure umutima. Urusi urukundo ni ubugome mu kinyoma. Maze amwirukana aho ngaho yari ari. Inzozi zihinduka ukuri. Ku ijoro rikurikiyeho Neza yasinziriye, ariko atari ibisanzwe. Yabonye Ndayisaba mu nzozi, yambaye umwenda w'umweru ari mu mucyo mwinshi. Ndayisaba yamubwiye amagambo atunguranye, Neza ndagukunda, ariko ntuzashobora kubaho umpiga. Niba ushaka kubaho, rekura umutima wawe, naho ubundi zahora nkwigaranzura kugeza ugushije ishyanga. Neza yazindutse atangiye gutekereza ko ashobora kuba ari ubwe wirengera, ari umutima utarashobora kwakira urupfu rwa Ndayisaba. Ariko se byaba ari byo koko, cyangwa koko hari igituma yumva ijwi rye rimukurikirana? Ihuriro ry'amahitamo. Hashize igihe gito Mugisha yongeye kumusanga, aramubwira ati, Neza ndashaka kukujyana kure y'ino, tujye dutangira ubuzima bushya.
wowe n'aho hantu hose huzuye amarira ntuzakira. Nanjye ntegereje imyaka 2 yose, ariko niba ukinshidikanyaho ndagenda burundu. Yesu yamurebye mu maso, amarira aturika azenga mu maso. Yari hagati y'amahitamo 2 y'amarira: kumara n'igicucu cya Ndayisaba akibera imbata y'urupfu rutamurekura, cyangwa kwemera Mugisha ariko umutima ugasigara uboshye ikinyoma cy'urukundo atizeye neza. Herezo ritemewe. Mu masaha ya 6 z'ijoro, Neza yafashe ikaramu yandika ibaruwa ayishyira munsi y'umuryango wa Mugisha. Mugisha, sinzi icyo guhitamo hagati y'uwapfuye n'uriho, ariko ikintu kimwe nzi: umutima wanjye wacitsemo ibice 2. Niba utanyumva uzambabarire, nta rukundo rudakomoka ku kuri. Maze kubishyira munsi y'umuryango, yagiye mu nzira ndende, yinjira mu modoka igana ahantu hatari hazwi n'undi muntu uwo ari we wese. Nta muntu uzi aho yarengeye. Amatsiko y'intimba. Bukeye Mugisha yasomye ibaruwa, amarira atemba mu maso. Yaratunguwe no kubona ko ku mpande zayo hari andi magambo asa n'andi wanditswe n'undi muntu utazwi: Neza, ntabwo uri uwawe, ntabwo azaba uwawe. Neza ntabwo ari uwawe, ndetse nta nubwo azaba uwawe. Urukundo ari rwe rw'ukuri ni njye Ndayisaba. Mugisha yahise yikubita hasi, arasakuza ati: ese koko yagarutse, cyangwa ni umutima we urimo kunshika? Amatsiko n'intimba byahindutse umuriro mu mutima we. Iherezo ry'igice cya 3. Ese koko Ndayisaba ashobora kuba akiriho mu buryo bw'amayobera? Ese Neza yahisemo guhunga urukundo rwose, cyangwa yagiye gushaka ukuri ku mutima we? Ese Mugisha azihangana cyangwa azagwa mu mutego w'ubugome bw'urukundo rurimo ikinyoma? Igice cya 4 kirakurikira kizakubwira niba urukundo rushobora kurengera ibinyoma n'urupfu. Ese abaganga bahishe Neza na Mugisha ko Ndayisaba yabayeho? Nabyo byose tuzabireba. Niba wifuza igice cya 4 ndakiguhereza cyane rwose, tubwire muri komenti, turahita tukiguhereza nta gushidikanya. Bakunda cyane cyane, Imana ikomeze ibandebere cyoroshye. Twabagezagaho iyi nkuru ni Fabien. Se wamaze gukanda subscribe, niba warayikanze ndagukunze kandi ndanakwishimiye. Imana ikomeze ikumere umugisha. Ndagukunda cyane cyane. Ciao.